Oh haleluya, uri uwo kwizerwa Yesu we. Shalom bakundwa bene data, ikaze kuri Kamera Gospel TV show. Imana ibahe umugisha. Amazina ni Pastor Urukundo Genevieve. Ngarutse nanone muri cya kiganiro dukunda gukorana cy'iminota 5, umuntu akauga igihe iminota 5 yo guhindura ubuzima bw'umuntu. Ubuzima bwawe bujya buhinduka binyuze mu isengesho dusenga, bushobora guhinduka binyuze mu ijambo ry'Imana twigisha. Minota 5 nawe ufata iyindi 5 cyangwa se wowe ufata iyindi ushaka nubwo yari 10 cyangwa 20 kujyaza umusaruro. Imana ikizakubaza nizakubaza ngo mbese nakuremeye iki? Intego yawe yo kubaho nari mfite yari yo kugira ngo ukore umurimo wanjye. Nigeze kera gutekereza ukuntu najyaga mbwira Imana ngo nungirira gutya nzagira gutya, ariko ibyo ngibyo ni by'abantu bakera abana. Ubu siko nkibivuga, ahubwo mpora mu mashini. Mparashima Imana kuko yanyigishije gushima, yanyigishije kunyurwa no kunezerwa. Reka nsenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana, kandi nakomeje kubifuriza Noheli nziza irakomeje, muzagire umwaka mushya muhire. Reka dusenge Imana. Turagushimye Uwiteka Mana y'icyubahiro, tugushimiye ko uturinda buri munsi, tugushimiye ko inzira zawe zose zirenze igihumbi waduciriye n'izacu. Uhabwe icyubahiro. Turagushimiye kubw'ijambo ry'Imana tugiye gutambutsa, tugushimiye kubw'abazaryumva kandi ukabagirira neza. Twari tumaze iminsi turwana n'ibihanda dukubita imyuka mibi, ariko uyu munsi turi mu mashimwe, turimo turanezererwa kuri umwami. Tugiye gusoza umwaka, tugeze mu kwezi kwa 12. Ni ukuri warahabaye, abanye natwe mu mezi yose atambutse, n'ubu turacyakomeje kubana nawe. Utwambutse amahoro, utugirire neza, uduhe umugisha mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Katuganire ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi. Ni ijambo muzi cyane, ni Zaburi y'igitabo igice cya 23. Kaduhere ku murongo wa mbere. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Haleluya. Ndagushimira Mwami Yesu ko mwene data wumvise iri jambo ry'Imana, kandi uvuze yuko uri umwungeri we. Rega Uwiteka araturagira, ni umushumba utazimiza. Uwiteka araturagira, Uwiteka aturagirira abana. Wari wabonaho ujyana umwana agatangira ishuri, umufata akaboko materineri umujyana kwiga, ariko noneho akagera aho ageze mu mwaka wa mbere wa kabiri agatangira kujya yijyana. None se wibwira ko ari imbaraga ze zimujyana? Nizo Uwiteka zimukuyoborera, akagenda akagaruka. Wari wabonaho umuntu nko kuri Noheli, umuntu yafashe kamwe, hanyuma wari wabona hari ukenera umucyura. Umuntu wese aba afite aho ataha. Burya ni ukuboko k'Uwiteka kuba kwagufasha. Amaboko y'Uwiteka araturamira, amaboko y'Uwiteka aradufata akadutwara nk'uko ubona umubyeyi afata umwana, niko Uwiteka adufasha amaboko. Nuko rero ijambo ry'Imana ravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntabwo tuzakena. Ndagira ngo wature ngo uyu mwaka nta bukene nzahura nabwo. Uyu mwaka ntabwo nzahura n'inyatsi. Uyu mwaka sinzahura n'ibyantererezaga n'ibyandindizaga. Uyu mwaka ngiye gutangira gukora imishinga ikomeye cyane. Ngiye gutangira kwinjira mu mbaraga zidasanzwe, kandi ndizera ko uyu mwaka Imana igiye gukora ikidasanzwe. Imana iguhe umugisha rero. Nagira ngo dufatanye gusenga, kandi niba utari wakira Yesu, uyu mwaka utaha uzakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ndagushimiye data kuko mwene data uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi afashe umwanzuro wo kwemera yuko uri inzira ze kandi atazakena, kandi agiye kwatura ko ari umutunzi n'umukire. Agiye kwatura ko usubije intege mu bugingo bwe. Yari atentebutse arwaye, yari amerewe nabi, afite ibibazo bitandukanye, ariko urakoze kuko yembuye ubuzima bwe. Tuguhaye icyubahiro rero kuko yumvise gusenga kandi akaba asubijwemo intege mu bugingo. Iminota 5 irahagije kugira ngo ijwi ry'Imana rivugire muri we, irahagije kugira ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe, irahagije kugira ngo yongere ahinduke ave mu byo yari arimo,
kandi Uwiteka Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ni wowe utuyobora, udufata amaboko, uraturinda, uraturagira, nta mbaraga tubishyiramo ariko wowe zawe zirakora. Ngaho turabigushimiye, nubane natwe kandi buri wese iri jambo rimutunganyirize ribashe kumukiza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha rero, ndabakunda cyane kandi mwibuke gukora share, subscribe kandi mukomeze gusharinga iri sengesho kugira ngo rigere no ku bandi. Abakeneye Kristo ni benshi, barahari pe, barahari, kandi nawe niba ukeneye ko tugusengera by'umwihariko hamagara kuri telefone uri bubonaho ngaho kuri screen, hanyuma Imana ikugire neza. Amen.